ku isi ubajije umuntu ngo yivuge ahita akubwira imico ye itandukanye. Iyo mico rero yigaragariza bagenzi be nabwo mu buryo butandukanye. Cyangwa se wenda reka mbaho urugero rwumvikana neza. Ubajije abantu 100 bazi umuntu runaka, biragoye ko uwo muntu bamuhurizaho bose bamuvugaho ibintu bimwe. Impamvu nuko tugira amashusho atandukanye cyane mu bijyanye n'imico n'imyifatire. Abantu batandukanye bakugiraho ibitekerezo bitandukanye iyo bari kukuvugaho. Kubera iki? Kuki abantu bakuvugaho ibintu bitandukanye, umwe akakuvuga neza undi akakuvuga nabi? Nuko wowe nubwo tukubona kuriya urimo amashusho menshi cyane. Hari abantu rero bagufata nabi mu buzima bwabo, hakaba n'abandi bagufata neza, hakaba n'abatagira uko bagufata kubera ko batakwitayeho. Mu buzima rero hari umuntu ugufata nk'umuntu mubi. Impamvu agufata nk'umuntu mubi nuko yahuye nawe uri mu bihe bibi cyangwa se ukamwereka urwo ruhande rubi. Hakaba n'undi ugufata nk'umuntu mwiza, yahuye nawe mu buzima bwe kubera ko yahuye nawe ukamwereka uruhande rwiza. Hakaba n'undi utagira uko agufata kubera ko wenda atakwitayeho cyangwa se ntacyo bimubwiye. Wowe uri umwe ariko abantu bagufiteho ibitekerezo bitandukanye. Bamwe baravuga bati ni mwiza, abandi bati ni mubi, abandi ntibanakwitayeho. Impamvu imwe rukumbi rero isobanura iki kintu nuko abantu bagira amashusho atandukanye mu bijyanye n'imyitwarire. Abantu ni ibinyabuzima nyine bihindagurika. Ntushobora kuguma uri umwe iteka ryose, ntabwo bipfa kubaho. Niyo bibayeho biba ku bantu bake cyane, babandi twita bamurikiwe. Umuntu wageze ku rwego rwo kumurikirwa ashobora kuba ari umwe imyaka myinshi rwose igashira cyane, ariko nawe nyine arahindagurika. Ariko aba yarubatse ikintu gituma isura abantu bamubonamo ari imwe yonyine. Abantu rero turi ibinyabuzima bihindagurika, bikura, biva ku rwego rumwe bikajya ku rundi. Icyo rero bita quantum jumping ni ukuva muri quantum realm ukaza muri iyi si y'ibifatika, aho ubuzima buhora buhindagurika. Iyo uje rero uza umeze nk'umuntu utatanye, uza ufite uburenganzira bwo kubiba ibintu byose ushaka muri wowe, noneho abantu bakabisoromamo nk'imbuto. Nuva iyo roho ije mu mubiri iba ifite ubushobozi Imana yayiremanye bwo kwihingamo ingeso izo arizo zose ishaka. Turimo turajyana kuri icyo kintu. Noneho ingeso ubashije guha umwanya cyane, ingeso ubashije kuvomerera cyane, nizo twebwe tukubonamo. Noneho hari umuntu uhura agahura na ya ngeso mbi wavomereye, uwo muntu asigara agufata nabi. Hakaba undi muhura agasoroma kuri ya ngeso nziza wavomereye, uwo muntu agasigara agufata neza. Nuko nguko tugira abantu badukunda, tukagira n'abantu batwanga. Nuko nguko ubuzima bumera ubundi. Ariko bano bahanga bakemeza ko intego ya roho ni ukuvomerera icyo ishaka kuba cyo ku isi mu bijyanye n'imico n'imyitwarire, ku buryo ugera ku rwego abantu bagufata kimwe hatarimo icyo kintu cyihindagurika. Muri make ni uguhuriza hamwe ibyo bintu byose bikugize, kuko wowe ushobora kuba wowe mubi, ushobora no kuba wowe mwiza. Intego ya roho ni uguhuza ibyo bintu byombi, hanyuma abantu bakagusoromamo ibintu by'umumaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iki rero bita quantum jumping ni ukuva muri quantum realm ukaza muri iyi si y'ibifatika, aho ubuzima buhora buhindagurika uko ibihe bigenda bisimburana. Ari nayo mpamvu nyine udashobora kugumya uri wa wundi bibaho. Umuntu agufata bitewe n'aho yagusanze uhinduka. Ni ukuvuga umuntu mwahuye muri 2010 uri umusinzi, ni urugero. Iyo sura yawe niyo yasigaranye, ariko ntabwo azi ko muri 2020 wahindutse ukava ku nzoga, ubu ngubu wenda ukaba ukijijwe. Umuntu mwahuye muri 2025 ntabwo azi uwo wari uriwe muri 2010. Uwo muri 2025 ashobora gufata nk'umuntu ukijijwe, ukiranutse, ariko uwo muri 2010 ntabwo ariko bimeze. Bivuze kuko abantu bagufata bigenda bitandukana bitewe n'ibihe mwagiye muhuriramo. Ni niyo mpamvu icyigisho nk'iki ngiki, isomo ubundi kiba kigomba kugusigira. Ntabwo ukwiriye
kwita ku buryo abantu bagufata, kubera ko uwo bafata gutyo ntabwo ari wowe wa nyawe. Uko abantu bagufata ntabwo bikwiye kugucira ishati na gato, kubera ko bagufata bitewe n'ibihe bagusanzemo cyangwa se bitewe n'ibyo bumvise abantu bakuvugaho. Umuntu ukwanga nonaha ntabwo akwangira uwo uri we wowe nyawe, ahubwo yanga verisiyo yawe yahuye nayo. Ntabwo akanga wese, yanga ibintu yagusanganye. Wenda mwahuye utari muri mood nziza bituma atakwiyumvamo. Uwamukwereka uri muri mood nziza yakumirwa. Umuntu ni ikinyabuzima gihindagurika, rero niryo somo rikomeye cyane twakwigira kuri kano kegeranyo kagufi. Umuntu ni mugari kurenza uko tubitekereza. Ntugacire urubanza umuntu rero ugendeye kuko umusanze nonaha, mucira urubanza ugendeye ku bihe bye byose, kandi ibihe bye byose byigaragaza ashizemo umwuka. Burya umuntu washizemo umwuka niwe ushobora kuvuga uti uyu muntu yari ateye gutya na gutya na gutya, kubera ko umuntu ni ikinyabuzima gihindagurika. Umuntu wari uza ari umunyangeso mbi muri 2020 mushobora guhura 2026 kumiro. N'umuntu ugukunda nonaha rero ntabwo agukundira wowe wa nyawe, agukundira ishusho yawe yahuye nayo none. Niyo mpamvu abantu baba bakundana bateretana, ariko bamara kugera mu rugo agatangira kubona izindi shusho zawe, za zindi abakwanga babona. Iyo mumaze kubana ahita atangira kuzibona. Niyo mpamvu bavuga ngo urukundo ni impumyi. Impamvu barwita impumyi ni uko urukundo ukunda umuntu kubera ishusho umusanganye nona. Ejo wenda ukongera ukayimusangana, ejo bundi ukayimusangana, ariko uko imyaka ishira, bishobora gutwara iminsi, bishobora gutwara amezi, bishobora gutwara imyaka, ya shusho ye naye igenda ihinduka. Wa wundi wari warakunze agenda ahinduka. Uko ahinduka, bya bindi wamukundiraga bigenda bigabanuka. Nka nyuma y'imyaka runaka ushobora kuzashiduka utakimukunda nkuko wamukunze mbere. Nuko wamukundiye quality runaka wamusanganye, ariko ntabwo uzi urundi ruhande rwe abantu bamwangira. Ni urugero ngo haye. Niko rero iki cyigisho gishatse gusobanura. Niyo mpamvu bigoye ko abantu batandukanye bashobora kumva neza uwo uri we wa nyawe. Biragoye. Abantu bose burya bakwibeshyaho, baba babizi cyangwa batabizi. Nawe waba ubizi cyangwa utabizi, kubera ko nawe ubwawe uri ikinyabuzima gihindagurika. Ni nka byandi bajya bavuga yuko uko wanaryamye ntabwo ari kubyuka, ubyuka wahindutse. Nuwapima ukuntu wari waryamye umeze mu tunyangingo twawe, akagupima wongeye ubyutse, ntabwo yasanga ukiri wa wundi, asanga wahindutse. Niko isi imeze. Uzanarebe niyo ukoze impinduka nkeya mu buzima bwawe, izo mpinduka nkeya zishobora kuzana n'amategeko mashya, amahame mashya, zikazana n'ibyifuzo bishya. None wahura n'abantu bakavuga ko wahindutse bitewe na verisiyo yawe nshya, ariko mu by'ukuri ibyo babonye ntabwo ari wowe wese. Wowe wese ugizwe n'ibintu byose wavukanye, waremanywe nabyo, ahubwo ibyo abantu bari kubona ni ibintu uri kwihingamo muri ako kanya. Wowe ugizwe n'ibintu byinshi biri muri wowe, ibyiza n'ibibi, ahubwo ibyo wihingamo ngo bikure muri wowe nibyo abantu basoromaho imbuto zikugize. Noneho hari umuntu ugusoromaho, akagusoromaho utubuto turyoshye, none akavuga turiya muntu ni Imana y'u Rwanda. Ariko ejo hari undi uzagusoromaho imbuto zibishye, akavuga turiya ni shetani wigendera. Uri kumva ukuntu ibintu biba bimeze. Abantu bamwe rero bashobora kuza mu buzima bwawe bagasoroma pome, abandi bakaza bagasoroma indimu, biterwa n'ukuntu waramutse. Abandi bagasoroma imyembe, abandi bagasoroma intobo. Usoromye intobo rero ukuntu agenda kuvuga bitandukanye n'uwo gusoromyeho pome. Niyo mpamvu kwita ku byo abantu bakuvugaho, kwita kuko abantu bagufata, nicyo kintu mwene muntu akwiye kurenga kurusha ibindi byose. Kubera ko bari abantu bafata agace gato cyane, nk'agatonyanga bafata kajyanye n'ubuzima bwawe, kubera ko ubuzima bwawe ni bugari kurenza uko ushaka kubitekereza. Umuntu ashobora kugusoromaho imbuto nona, ariko icyo agusoromyeho kikaba cyatuma gukunda cyangwa akakwanga. Ariko no kukwanga abakurenganyije, abarebye hafi nyine aba ari umuntu utekereza hafi, kubera ko icyo kintu yanze ni agace gato, ni agatonyanga gato k'ibikugize. N'icyo akunze nabwo ni agatonyanga gato k'ibikugize. Umuntu yavuze kuri mwiza ntabwo aba avuze wowe wese, aba avuze agace gato yakubonyeho. Ni agace gato wamweretse.
n'umuntu yavuze kuri mubi ntabwo aba avuze kuri mubi koko, aba avuze agace gato yakubonyeho cyangwa se agace gato wamweretse, niko bigenda. Ikindi kintu gitangaje cyane kuri bino bintu ni uko umuntu yavuze ko uri mubi ntabwo aba avuze, ntabwo bivuze ko uhita uhinduka mubi. Ni ukuvuga ni wowe umuha uburenganzira bwo kuba mubi koko nk'uko abikwaturiyeho. Wowe wese ushobora kuba icyo buri wese uri ku isi yaba cyo, biterwa n'ibyo uhinga muri wowe. Ni ukuvuga ibintu wihingamo nibyo bigena uwo uhinduka wowe, niba ariko nabyita. Abantu bagukunda cyangwa se bakwanga bashaka kukwangira wenda uko bakubona mu maso yabo, bashaka kwangira uko utuma biyumva, cyangwa se bakakwangira imico yawe, ariko ibyo bakwangira cyangwa se ibyo bagukundira ntabwo ari wowe wese. Ni igice gito bakubonyeho cy'ibyo wagerageje kwihingamo, cyangwa se cy'ibyo wagerageje guha attention. Kuri iyi si rero ntabwo ukwiriye kubabazwa cyangwa se gushimishwa n'ibyo abantu bagutekerezaho cyangwa se bakuvugaho, kubera ko uriya bavuga nabo ntabwo bamuzi, ntabwo ari wowe wese. Ni agace kawe bahuye nako mu gihe runaka. Nicyo rero biriya wambazaga haruguru bisobanura. Kandi ikintu kibishimangira, ntabwo uzahora uri wa wundi bagukundira ubuziraherezo, nta nubwo uzahora uri wa wundi bakwangira ubuziraherezo. Mu gihe runaka uzahinduka, nubwo bishobora gutwara igihe gito kuri bamwe, abandi bigatwara amezi, abandi bigatwara imyaka, ariko byagenda kose umuntu ni ikinyabuzima gihindagurika. Niyo mpamvu udakwiriye kwizera na gato ibyo abantu bakuvugaho, udakwiye kwizera na gato ibyo abantu bagutekerezaho. Umuntu nakuvugaho kuri mubi ntabwo bihita bikugira mubi, kugeza igihe wizereye kuri mubi nibwo uzahinduka mubi. Naho umuntu ashobora kuvuga ko ari ashobora kukuvugaho kuri mubi, wowe ukabyirengagiza, ntubihe attention, ntubishyireho umutima. Mbese iyo utabishyizeho umutima, bya bindi avuze bifata ubusa, niba ariko navuga. Ariko iyo ubishyizeho umutima uhinduka mubi koko. Ukibyizera ni nk'ifumbire ushyize kuri ibyo akwaturiyeho, bigiye gutangira kumera muri wowe, ku buryo umuntu wese uzajya ukubona azajya kubonamo ubwo bubi koko ari kuvuga. Ariko wowe uhise ukora ikinyuranyo cyabyo, ubu biburijemo mu buryo bushoboka cyane. Ibyo abantu bagutekereza rero ntabwo ari ukuri, kugeza igihe wowe ubwawe ubigize ukuri. Ni wowe ufite urufunguzo rwo kubigira ukuri cyangwa se ntubigire ukuri. Umuntu nakuvugaho ibibi ntabwo uhita uhinduka byo, ahubwo iyo ubihaye imbaraga binyuze mu kubyizera nibwo uhinduka mubi koko. Nibyo bita rero attention. Attention yawe niyo fumbire y'ibyo abantu bagutekerezaho. Ikintu ushyiraho umutima wawe, ikintu witayeho, menya ko burya uba uri kukishyura igiciro. Niyo mpamvu burya mu rurimi rw'icyongereza babivuga neza, iyo bari kuvuga attention baravuga ngo ni pay attention. Ni ikintu uba uri kwishyura. Pay, ishyura. Aho attention yawe iri niho imbaraga zawe zijya. None izo mbaraga zigakuza cya kindi bakuvugaho, kuko izo mbaraga ntabwo zishyira mu gaciro ngo zibwire ko bakubeshyera cyangwa se batakubeshyera. Hoya, zo zihita zishimangira cya kindi bakuvugaho. Ni wowe muntu wa nyuma rero gutanga uburenganzira mu kugena uwo uriwe. Niba umuntu akwise kuri umuhombyi, nawe ugatangira kubyizera koko kuri we, attention yawe uyitanze nk'ikiguzi cyo kuba umuhombyi, bizarangira ubaye umuhombyi koko. Bizarangira ubaye umuhombyi. Ariko niba bakubwira ko uri umuhombyi, wowe ugatangira kwibona mu yindi sura itandukanye n'ibyo, uba uvuguruje ibyo bintu byose bari kukuvugaho. Guca intege ibibi abantu bagutekerezaho cyangwa se bakuvugaho ni ukanga kwishyura igiciro bashaka. Igiciro ni ikihe rero? Na attention yawe. Kubishyiraho umutima. Mbese kubishyiraho umutima. Isi yo hanze ibigufiteho verisiyo zitandukanye. Izo verisiyo rero zikugiraho ingaruka iyo wishyuye igiciro cyazo. Igiciro cyazo na attention uziha, ni umwanya ubiha. Ni niyo mpamvu atari byiza kugerageza kugira icyo ukora ugamije kwemeza abantu. Nijyanye bavuga ko umukino wo kunezeza abantu ntabwo ushobora kuwutsinda. Abantu ntabwo bashobora kugufata kimwe, ntabwo bibaho. Ibyo wiyerekana uri gushaka kwemeza abantu bo bifata bitandukanye. Wowe ushobora kwibwira ko wabemeje, ariko nka 80% muri bo bakunyujijemo ijisho ahubwo. Impamvu bavuga ko abantu bagira amasura atandukanye
nuko Imana ituzana ku isi ikuzana wuzuye urimo ibice byawe byombi, urimo impande zose rwose zikugize. Mwene muntu aba afite uburenganzira bwo kuba yaba mubi cyangwa akaba mwiza, kuba yaba marayika cyangwa akaba dayimoni. Noneho impamvu tugira amasura atandukanye nuko ibyo bintu byombi bikurimo, wowe mwiza nawe mubi, uba ufite ubushobozi bwo kubivomerera. Amazi yo kubivomeresha rero ni ayahe? Ni ibintu wihingamo, bya bintu ushyiraho umutima, ibintu ukunda, ibintu ushyiraho amarangamutima yawe, ibintu ushyiraho umwanya wawe, ibintu ushyiraho amafaranga yawe, nibyo bikangura niba ari igice cyiza kikurimo cyangwa se igice kibi kikurimo. Noneho bitewe nuko mu buzima duhora n'abantu batandukanye, nabo bagiye bakangura ibice byabo. Hari umuntu muhura ukamwereka uruhande rubi, uwo muntu ahita agutahana akavuga turiya muntu ni shitani igenda. Hakaba undi muhura akabona uruhande rwawe rwiza bitewe n'ukuntu wamwiyumvisemo, nawe akagenda avuga ati reka reka uriya ni Imana y'u Rwanda. Abantu rero ntabwo bashobora kugusobanukirwa byuzuye, kubera ko ubereka uruhande ushaka bitewe n'uko uri kwiyumva ako kanya, bitewe n'ibyo utekereza, bitewe n'ibyo uha umwanya, bitewe n'ibyo ubamo mu buzima bwa buri munsi. Intego nyamukuru y'umuntu ku isi rero, intego nyamukuru y'umuntu ni ukwihingamo uruhande ruhuye n'icyo roho ye ibishaka, n'intego nyamukuru yazanye roho yayo. Niyo mpamvu bajya ngo tuza ku isi tuje kwiga, tubaho kugira ngo twige gukunda, tubaho kugira ngo twige kamere y'Imana. Kamere y'Imana rero ni urukundo. Nicyo kintu cyiza mwene muntu ashobora kwigira hano kuri iyi si. Tubaho kugira ngo twige gukunda, tugakunda kugira ngo twige kubaho. None iyo uje ku isi rero uhura n'ibigeragezo bituma iyo ntego utazayisohoza mu isi. Ukabaho rero abantu bakubonamo amasura atandukanye. Niyo mpamvu ushyize umuntu hari ukavuga ati mumuvuge ibyo mushaka. Nta muntu wahuza na mugenzi we, buri wese ashobora kumuvuga bitewe n'ukuntu amuzi. Niyo mpamvu rero guhora uhangayikishijwe n'ibyo abantu bakuvugaho, n'ibyo abantu bagutekerezaho, ni ikintu cyabaringa. Ntugahangayikishwe nabyo, kubera ko nawe uneza rubanda. Muri make waba uri umuntu udasanzwe, abantu bose bakuzi kimwe. Abantu bose bakuzi kimwe, uri umuntu udasanzwe. Uri umuntu udasanzwe. Ikimenyetso cy'uko uri umuntu udasanzwe ni uko abantu bose bakuvuga kimwe. Reka tureke kuvuga abantu bose da, tuvuge abenshi bakaba bakuvuga kimwe. Byibuze nka 80% by'abantu bakuzi bakaba bakuvuga kimwe, waba uri umuntu udasanzwe kuri iyi si. Byaba ari ibintu rwose bitabaho. Nari ngeze rero kuri biriya bijyanye n'uburyo igiciro twishyura ku by'abantu badutekerezaho ni icyitwa attention. Pay attention. Iyo umuntu akuvuzeho ikintu kibi nawe ukajya kucyitaho, ukajya rwose gushishikara, ukajya kwisobanura, icyo gihe igiciro uba wishyuye niyo attention yawe. Kandi iyo ugishyizeho attention uba ugihaye imbaraga, kubera ko imbaraga zawe zijya hari attention yawe. Abantu bajya bibaza impamvu umuntu aba ababara nko mu kuguru. Ububabare, buriya ububabare ubugira kugira ngo uhashyire attention, uhashyire umutima. Hahantu hari kukurya umutima wose niho ujya. Iyo unyweye umuti hahandi hari attention yawe, hahandi hari kukurya, umuti niho uhita ugana. Niyo mpamvu kubabara ni uburyo umubiri wacu ukoresha kugira ngo attention yawe uyikure ahandi hantu hose uyishyire hahandi hari kukurya. Bivuze ko imbaraga z'umubiri zihita zijya hahandi rero, n'ibintu byose bitabyerekera hahandi. Attention ni ikintu gikomeye cyane. Attention ni ikintu gikomeye cyane. Isi yo hanze rero ibigufiteho verisiyo zitandukanye. Izo verisiyo zikugiraho ingaruka iyo wishyuye igiciro cyazo. Icyo giciro ni icyitwa attention. Ni nayo mpamvu atari byiza kugerageza kugira icyo ukora ugamije kwemeza abantu. Umukino wo kunezeza abantu, umukino wo kwemeza bose, ntabwo ushobora kuwutsinda, ntabwo bibaho. Kubera ko abantu ntabwo bashobora kugufata kimwe, ntabwo bibaho bose. Kubera ko ibyo umwe yagukundiye undi arabikwangira. Ndakubwiza ukuri, kumva icyanga cy'ubuzima bigusaba kubaho byuzuye. Umuntu wenyine wemerewe kwemeza ni wowe ubwawe. Umuntu wenyine uhanganye nawe nuri ureba iyo wirebye mu ndorerwamo.
kora ibyo utekereza ko bikunyuze wowe ubwawe, ntugakore buri gihe ugamije kunezeza abantu, kubera ko ntabwo bizigera bibaho. Abantu bakubona mu masura atandukanye. Agaciro konyine ukeneye ntabwo ari ak'abantu baguha, ahubwo nako wiha wowe ubwawe. Gushaka kwemeza bose, kunezeza bose, ntabwo uzigera ubitsinda, ntabwo biba. Niyo mpamvu ari n'umuhanzi waririmbye ngo abantu niba nta munozi, uzabyibuha bamwe babigukundire, ariko abandi bavuge batari ko se ko banza asigaye arya cyanera buriya ngana gute. Uri kumva ukuntu abantu bamera. Uzananuka bamwe babigukundire, abandi batangiye bavuge batari ko buriya ntabwo arwaye, buriya agakoko ntigatangiye kwigaragaza, ni uko nguko bizagenda. Uzambara neza, bamwe babigukundire, abandi batere ko siko asigaye yimurika cyane habaye ikira. Uri kumva abantu ayo yose ni amasura iyo abantu batandukanye bakubonaho, hakaba n'abatabyitayeho na gatoya, rero batagushyizeho attention na gato. Uzambara byoroheje nk'ibi byacu, bamwe babigukundire bavuga bati yicisha bugufi, yambara ibintu bisanzwe, ariko abandi bavuga bati ariko banze yarakennye noneho si gusa. Uri kumva abantu, uzavugisha ukuri, bamwe babigukundire bavuga bati avugisha ukuri we, uriya muntu ni umunyakuri avuga ibintu by'ubwenge. Abandi batari kasigaye arengera cyane, arimo ararenga umurongo utukura. Uri kumva abantu, hari n'abandi batakwitayeho na gato. Rero uzahindura ubuzima, uhinduka umutsinzi, bamwe babigukundire bishimira intera ugenda utera, abandi bavuge bati nyamara ushobora gusanga uriya muntu asigaye ajya no mu bapfumu. Uri kumva ibyo bintu, amafaranga ye turayakemanga, ashobora kuba arimo n'imitongero ntawamenya. Uzafata abantu neza, umwe abigukundira avuga turiya muntu umuntu mwiza, afata abantu neza, arabubaha, ariko undi wenda agire ngo hari ikindi kintu uri kumushakaho, yajya avuga ati ariko ubu nta kintu aba yikurara, niba ntacyo yikura ubu bugira neza bwe n'ubwiki. Uri kumva abantu, nuko nko isi imeze. Nuba ikintu cyose wakora ntabwo abantu bazagifata kimwe mu buryo bwose. Niyo mpamvu gushaka kwemeza abantu ni umukino utazigera utsinda cyane. Nuko nguko rero bimeze. Ikintu cyose rero wakora mwene muntu ntabwo kizabuza abantu kukibazaho. Umuntu rero aba ari ikinyabuzima gihindagurika, bikagaragaza ko umuntu afatwa mu buryo butandukanye na buri wese ahura nawe, biterwa n'uruhande yasomye, biterwa n'imbuto yasoromye. Muri make mu gusoza kino cyigisho, umuntu umufate nk'igiti cy'imbuto ariko gishobora kwera imbuto z'amoko yose. Umuntu ni igiti gishobora kwera intobo, gishobora kwera pome, gishobora kwera indimu, gishobora kwera icunga, gishobora kwera buri rubuto rwose utekereza, gishobora kwera umuravumba, gishobora kwera buri rubuto rwose, izirura, iziryohere, izishaririye, izirimo uburozi n'izirimo umuti. Noneho hari umuntu ukuzaho rero mu buzima bwa buri munsi, no kubona isura yawe gusa agahita kubonamo pome, no kubona ukuntu uvuga agahita kubonamo pome, no kubona ukuntu ugenda agahita kubonamo pome. Uwo muntu azagukunda ajya no gutangira ubuhamya. Ariko hari undi uzaza agaca ku rundi ruhande, agahita asoma ku muravumba kumva birarura, agahita aguhunga akavuga ati ibintu birura njye sinkorana nabyo. Ubwo kandi kurura kwawe ni isura yawe yabonye, ni imico wenda imwe n'imwe yabonye, ni uko bihita bigenda. Undi anyure ku ruhande akunyunguteho, asome cyangwa se aca urubuto runaka, asanga urwo rubuto wenda ni intobo. Intobo noneho zo ziranarura, ziranica, urebye nabi zanakwica. Wowe azakwanga urunuka, aho uzanyura azajya ahanyuza n'umuriro. Ni uko abantu bameze rero. No gushaka ujye wifata nk'igiti gishobora kwera imbuto z'amoko yose. Intego yawe rero kuri iyi si ni ukubaka imico n'imyitwarire ituma wera urubuto rumwe. Urwo rubuto abantu akaba ari rwo bahora basoromaho. Niyo ntego ya roho, ko roho ibije kugira ngo izere urubuto runaka. Urwo rubuto rero uyihingamo ingeso zose zatuma urwo rubuto rwera abantu bakarusoroma. Niyo ntego ya roho kuri iyi si. Kugira ngo urwihingemo rero urumva bisaba ingamba nyinshi, bisaba kurandura imizi yose yera izindi mbuto zikuriho, imbuto mbi. Noneho urwo rubuto rwiza ushaka abantu basoroma akaba ari rwo wera, ku buryo umuntu wese ukugezeho avuga turiya muntu n'uyu.
ariko uri kumva ni urugamba ibyo rero nibyo bita quantum jumping. Uvuye muri quantum realm uraje kugira ngo uzabashe kwera urubuto runaka, kandi urwo rubuto urwiyumvamo n'umutimanama wawe niwo ukuyobora ku mbuto wihingamo kugira ngo uzerere abantu, niba ariko nabyita. Mbivuze gutyo rero ntekereza ko ntaba ndi kure cyane y'ukuri. Bivuze ko abantu ibyo bagutekerezaho ntabwo n'abari bo ntabwo babizi. Biriya bagutekerezaho ni agatonyanga k'uwo uriwe, ntabwo ari wowe wese. Rero ni agace gato gusa kawe nabonye, naraje nsoromaho gusa, ariko ntabwo nigeze ndeba igiti cyose ngo kiriho iki. Niba naraje nkasoroma umuravumba, ntuzandenganye kuba ngufata nk'umuntu urura. Niba umuntu aje agasoroma intobo, ntuzamurenganye kuba ataragarutse mu buzima bwawe. Niba umuntu aje agasoroma pome, ntuzamurenganye kuba gukunda. Nuko nkuko bimeze. Ibi rero wanabirebera mu bakundana, wanabirebera mu buzima bwose bwa buri munsi, wabirebera mu mibereho yose ya buri munsi. Nuko isi imeze, nuko abantu bameze. Umuntu rero uvuze ko ari ikinyabuzima gihindagurika, ntabwo waba uri kure cyane y'ukuri. Kandi uvuze ko umuntu adashobora kuneza bose, ntabwo waba uri kure cyane y'ukuri. Kubera ko umuntu ni nk'igiti gishobora kwera imbuto z'amoko yose, ahubwo icyo basoremyeho nicyo gihita kigaragariza kuri bo.